Ibihe byiza ko umuntu wakoze subscribe kuri Ruhura Ubuzima TV, komeza ugubwe neza kandi ugire amahoro n'amahirwe mu byo urimo gukora byose. Nk'uko twabasezeranye rero hano kuri Ruhura Ubuzima TV tubagezaho inkuru ziba zigezweho ziri guca ibintu muri aka kanya. Ni igihe cyiza rero cyo gukora subscribe utarayikora, wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa Ruhura Ubuzima TV bwa mbere utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyiza cyo gukora subscribe. Mu makuru agezweho reka duhere kuri aya makuru y'ubukwe bwa Vestine. Ishimwe Vestine uririmbana na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yakoze ubukwe n'umunyaburikina Faso witwa Idrissa Ouedraogo. Ni ibirori biryoheye ijisho byabereye mu Ntare Conference Arena. Ibirori byayobowe n'umushusharugamba witwa Lion Imanzi umenyerewe mu bitaramo bitandukanye hano mu Rwanda. Uyu mukobwa yari anamaze kongera izina ry'umugabo we ukoresha ku mbuga nkoranyambaga, aho yari asigaye yiyita Vestine Ouedraogo. Kuri wa 15 Mutarama rero nibwo Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Ouedraogo mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ibirori kandi byo kumusaba no kumukwa byasusurukijwe n'itsinda Inyamibwa zikunzwe mu mbyino gakondo ndetse n'irindi tsinda rya muzika, ndetse byitabiriwe n'ibindi byamamare mu muziki nyarwanda. Vestine yashimiye inshuti zitandukanye, ababyeyi be, murumuna we Dorcas uri no mu bamwambariye, Murindahabire wabaye umujyanama we ndetse akazamura impano ye, aho we yamushimiye by'umwihariko amwambika ingofero n'inkoni. Yashimiye kandi abahanzi barimo Chris Easy ndetse na Niyo Bosco. Uyu muhanzi wakuriye mu itorero rya ADEPR kandi amakuru avuga ko uyu mukobwa ataje gusezeranira muri itorero. Vestine na Dorcas basanzwe ari abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kandi bakunzwe na benshi hano mu Rwanda. Bamamaye mu ndirimbo zinyuranye zirimo zakunzwe n'abatari bake nk'iyitwa Nahawe Ijambo, Sibayari, Ku Musaraba n'iyindi yitwa Ihema, ndetse n'izindi zitandukanye tutabashije kuvuga muri aka kanya. Tukaba twavuga tuti Vestine rwose urugo ruhire kandi uzagira amahirwe mu rugo rwawe. Naho Perezida Kagame we yaburiye urubyiruko rwishora mu businzi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye inama urubyiruko rwishora mu businzi ndetse n'abarubyara kuko nta kintu ngo cyiza n'abantu bakibone bagitunge bakigereho batagikoreye, abasaba kureka inzoga. Mu ibarura rusange ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryagaragaje ko umubare w'abaturarwanda ugizwe n'abarenga 65.3% bari mu cyiciro cy'urubyiruko. Rigaragaza ko abafite imyaka iri hagati ya 16 na 30 ari 3,595,370 barimo abagabo barenga 1,000,000 n'abagore barenga 1,828,607. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri uyu wa gatanu, Perezida Kagame yasabye gutanga inama ku rubyiruko mu gihe cy'iterambere, ikoranabuhanga n'ibirangaza, mu gihe bamwe bashobora gusinda amahoro. Ati impanuro naho urubyiruko naziha n'abakuru, twebwe n'abandi babyara urubyiruko, nta kintu kizana ngo abantu bakibone bagitunge bakigereho batagikoreye. Perezida Kagame yavuze ko no mu bihe by'urugamba rwo kubohora igihugu hari abantu bari bakiri bato barugiyemo, ariko ko hari n'abandi baruhunze barugendera kure bababwira ko bagashaka impamvu. Ati rero byose biva mu burere busanzwe bw'ababyeyi, ubw'igihugu
biva mu burere bwa politiki ukabitoza abantu, ukabibahozaho, ukabigisha. Mu 10 wigishije havamo 5 havamo 5 waba uri umunyamahirwe, havamo 5 hakavamo ndetse 6 bazima. Perezida Kagame yavuze ko hakenewe imbaraga zihoraho mu kwigisha urubyiruko kuko hari ababyungukiramo. Ati aba bayobozi bo aho bari hose bagakora ibyo bakwiriye gukora, niyo baba badahuye n'ibyo yabona umwanya agashyiramo wa murongo, akigisha abana ibintu byo gufata ibiyobyabwenge, ibintu byo kunywa inzoga bakaziririmba, bakazogeza. Disipurine, ikinyabupfura yo irakenewe, ni ngombwa, niyo yaba ishaririye niko imeze. Perezida Kagame yavuze ko abana bakwiriye kureka kunywa inzoga kuko abo zica babonwa buri munsi. Aho Congo yo yitabaje abacancuro b'Abanyakolombiya mu guhangana na M23. Abacancuro baturutse muri Colombia bakorana na Blackwater y'Abanyamerika bageze muri Congo, aho na FARDC wahawe misiyo yo kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Abacancuro hamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva i Kisangani n'ikindi berekeza i Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Kalemi bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye. Biteganyijwe ko Uvira ariho bazahurira n'izindi ngabo za FARDC z'u Burundi n'imitwe yose y'abazalendo maze banoza umugambi wo kongera kwigarurira imijyi ya Bukavu na Goma. Ihuriro AFC/M23 rivuga ko rigitegereje ibiganiro bya Doha muri Qatar, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi akomeje kugaragara nk'udashyigikiye inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Amakuru avuga ko abo bacancuro baturutse muri Colombia bageze muri RD Congo bigizwemo uruhare na Dean Eric Pence binyuze mu kigo cye cya Blackwater cyasinyanye amasezerano na Kinshasa. Aba bahoze mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacancuro, aho bajyanwa mu mirwano cyangwa mu kurinda abacuruzi ruharwa b'ibiyobyabwenge. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri abacancuro bamaze koherezwa mu ntambara hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Burusiya, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan. Muri Afurika bivugwa ko abacancuro b'Abanyakolombiya barimo kurwana muri Sudani, aho abarenga 300 bafatanya n'ingabo za RSF binjiye mu gihugu cya RDC mu gihe mu mpera za Mutarama 2025 abacancuro baturutse muri Romania barwanaga ku ruhande rwa RD Congo banyuze mu Rwanda bava i Goma nyuma yo gusabirwa inzira. Abacancuro bo mu mutwe wa RALF wo muri Romania bafatanyaga na FARDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 cyangwa M23 kuva mu mwaka wa 2022. Nyuma y'uko rero uyu mutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma utsinze FARDC n'abo bari bafatanyije, abacancuro bishyikirije MONUSCO maze basabirwa inzira basubizwa iwabo. Amakuru avuga ko Abanyakolombiya biyambajwe na Tshisekedi bazajya bahembwa amadolari arenga ibihumbi 15 buri kwezi, mu gihe abasirikare ba FARDC bahembwa intica ntikize. Yandi makuru, ibitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival byatangiriye mu karere ka Musanze. Ibitaramo bizenguruka igihugu bya MTN Wacu Muzika Festival byatangiriye mu karere ka Musanze kuri uyu wa 5 Nyakanga 2025.
tangirana umurindi uri hejuru by'umwihariko ku bakunzi b'umuziki, beretse urukundo abahanzi bihebeye. Umuhanzi usanzwe ukomoka mu karere ka Musanze ariwe Kid, niwe wahawe amahirwe yo kugaragariza impano ye abakunzi b'umuziki bari bitabiriye iki gitaramo. Mu ndirimbo ze nka Teta n'izindi zinyuranye, Kid yagaragaje ko ari umwe mu bahanzi bo guhanga amaso ejo hazaza mu muziki w'u Rwanda. Nyuma ya Kid, Ariel Ways niwe wabimburiye abandi bahanzi batumiwe muri MTN Iwacu Muzika Festival kujya ku rubyiniro. Gusa mu gihe yari amaze kuririmba indirimbo ye ya mbere, imvura yikojeje ku butaka bituma abafana batatana bashaka aho bugama. Nubwo akavura kakanze bamwe mu bafana, ntabwo Ariel Ways yigeze imukanga kuko yakomeje akaririmba asusurutsa abafana bari bemeye kunyagirana nawe. Nyuma yo gutanga ibyishimo byuzuye ku bakunzi be, MC Buryohe na Bianca bari bayoboye iki gitaramo bahise bahamagara Kivumbi King ku rubyiniro. Uyu muraperi nawe utakanzwe n'imvura yageze imbere y'abakunzi be batakanzwe n'imvura nka we, arabataramira imvura irinda imuhitiraho. Yaba Kivumbi King ndetse na Ariel Ways ni abahanzi baririmbye mu bihe bigoye, ariko abakunzi b'umuziki babanambaho ndetse wabonaga ko indirimbo zabo zizwi mu baturage. Nyuma yabo, Neri Ngabo niwe wari utahiwe ku rubyiniro. Uyu muhanzi wari witezwe na benshi cyane ko ari ubwa mbere yari yitabiriye ibitaramo, ntabwo yigeze abatenguha kuko baririmbiye nyinshi mu ndirimbo ze zakunzwe nabo si ukumufasha bahera ku ya mbere. Akiva ku rubyiniro, Neri Ngabo yarusigiye Juno Kizigenza arutegerejwe na benshi mu bakunzi be bari bamaze binubira uburyo akunzwe kurenza ingohe mu bitaramo nk'ibi. Juno Kizigenza mu ndirimbo ze nka Igitangaza, Shenge, Jaja n'izindi yatanze ibyishimo ku bakunzi be, asoreza kuri Buda yakoranye na Bull Dogg, noneho bose bajya mu bicu. Bull Dogg wari umaze kugera ku rubyiniro si umuhanzi wari gupfa kuruvaho gutyo, nubwo nawe yahise akomerezaho asusurutsa abakunzi be bari bamaze kumuha ikaze ku rubyiniro bamushimishije. Uyu muraperi wanizihizaga isabukuru y'amavuko ya mugenzi we nyakwigendera Jay Polly baririmbanaga mu itsinda rya Tuff Gang, yatanze ibyishimo ku bakunzi ba Hip Hop mbere y'uko ava ku rubyiniro ngo arusigire Riderman. Riderman nawe ntabwo yigeze atenguha abakunzi b'umuziki we kuko nk'ibisanzwe abakunzi b'umuziki we bishimiye bikomeye kongera kumubona abaririmbira nyinshi mu ndirimbo ze zakunzwe hafi mu myaka 20 ishize. Umuraperi wavuye ku rubyiniro arusigiye King James wari ukumbuwe bikomeye n'abakunzi be i Musanze, ntabwo yigeze abatenguha kuko mu ndirimbo ze ziganjemo izimaze imyaka myinshi zikunzwe, yabahaye ibyishimo nabo si ukubyina karahava. Ni igitaramo cyatangiye saa 9 zuzuye z'amanywa, cyarangiye saa 1 zirenga z'ijoro. Abakunzi b'umuziki bataha bakinyotewe umuziki w'abahanzi nk'uko cyarinzwe gishyirwaho akadomo, ubona imbaraga zikiri nyinshi cyane. Naho mu makuru y'imikino, reka tuvuge ku mukinnyi Diogo Jota uherutse kwitaba Imana, aho ikipe yakiniraga ariyo ya Liverpool izakomeza kumwishyura cyangwa se kwishyura umushahara yahembwaga. Ubuyobozi bw'iyi kipe ya Liverpool bwatangaje ko buzakomeza guha umushahara umuryango wa Diogo Jota mu gihe cy'imyaka 2 yari asigaje ku masezerano ye, nyuma y'uko uyu rutahizamu yitabye Imana
azize impanuka y'imodoka. Ndabashimiye rero mwe twabanye muri iyi video, utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru atandukanye. Ibyiza biri imbere, ni amakuru atandukanye tugiye kujya tubagezaho mu ngeri zitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, byaba byiza ugatanga comment ku nyunganizi cyangwa se iyo like, ugakora na share kugira ngo bigere ku bandi batandukanye.